Yes, we are back again. Turongeye tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi, ubuzima n'abantu ntucikwe. Ntabwo uzicuza. Niba ukangutse humura ntabwo unangutse ntucikwe. Buri gisaha itagira umujyanama yamanukanye n'umurambo mwumva. Yes, murakaza neza rero mu kiganiro. Murabizi ko kigamije guhindura imyumvire, imigirire, imimerere, incengura mu bantu n'uburere mboneza mu bantu muri rubanda. Ukibagezaho Liberty Rwema nk'ibisanzwe. Professor wanyu. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igora benshi ariko ifite imbaraga nyinshi. Turaganira ku ngaruka z'imbuga nkoranyambaga ku mibanire y'abantu. Nyemerera tujyane muri iyi nkuru nyarwanda. Byatangiye ari nk'imikino ariko telefone yasenye urugoda. Hari umuryango w'abantu babanaga neza, umugabo yari umukozi usanzwe ariko batari abakene cyane. Umugore akita ku rugo n'abana, bameranye neza mbese ibintu ari amahoro masa. Nyuma yaho baje kugura smartphone nshya. Buhoro buhoro umugabo yatangiye kumara umwanya munini kuri WhatsApp, Facebook, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga muzi. Iyo yegeraga mu rugo yajyaga afata telefone ntiyongere kuganira n'umugore n'abana, mbese umutima we uri kuri telefone gusa. Yarabaye chronique na telefone. Umugore atangiye kumva atitaweho, agatangira gushidikanya, intonganya ziriyongera, amafaranga agenda ashirira mu bitari by'umumaro. Uribaza aho ayo kugura isukari yaburaga ariko ya bando ntabure. Abashyikiranaga batangira gusekurana. Urukundo rwabo rwagiye rugabanuka cyane. Nyuma y'igihe runaka ntibyaje kuramba, burya ikikwima umwanya cyakwima n'abana. Bageze aho umugore ararambirwa, baratandukana. Twakuramo iri somo, ikoranabuhanga rigomba guhuza abantu, si ukubatandukanya. Ari umukobwa w'imyaka 22 witwa Murekatete, ni inkuru mpamo, yari yararangije amashuri yisumbuye abura akazi. Yatangiye kureba amasomo kuri YouTube ajyanye no kudoda no kwamamaza kuri internet. Hanyuma aza gufungura page cyangwa se website, atangira gushyira amafoto y'ibyo akora. Umunsi afite abakiriya benshi ndetse atanga akazi ku bandi bakobwa. Ikoranabuhanga rishobora kuba umwanzi cyangwa se inshuti, biterwa no kuba ubwawe urikoresha. Imbuga nkoranyambaga, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok zaje ari igisubizo ariko zinazana n'ibibazo. Zatumye abantu batakibona umwanya wo kuganira imbona nkubone, abashakanye bagirana amakimbirane ashingiye ku gushidikanya no kugereranya. Hari abantu bapfa umwanya wabo mu muryango kubera telefone. Seriously, abana n'urubyiruko bigira ku bintu bitari byo. Ibyo bareba se, ibyo bumva, ibyinshi si bibigisha cyangwa ngo bibongere ubumenyi, ahubwo ni bituma bata umuco bagatora ico, bikabangamira indangagaciro. Uzi kuvugana n'umuntu yibereye muri telefone hashira umwanya uti akisetsa ukibaza ibibaye bikakuyobera. Uzi kugendana n'umuntu muri bisi iva Kigali Kibungo n'ahandi, cyangwa se ava ahantu hamwe ajya ahandi, akagenda yibereye muri telefone, TikTok n'ahandi ashakuramo ibyo ntazi, nta namwiriwe muraho, ukibaza bikakuyobera. Nagateje nzamba. Bamwe banabarenzaho bajyaga kubera iyo nzira muguzi. Bisa nibisakeje ariko birababaje. Ikoranabuhanga rishobora kwiga amasomo kuri internet, kwihangira imirimo, kwagura ubumenyi n'impano. Byose wabyigira ku ikoranabuhanga, ariko rishobora no gutuma duta umwanya wacu tukishora mu ngeso mbi ndetse no kugwa mu makuru atariyo y'ibihuha. Wibuke, ikoranabuhanga ni igikoresho, sicyo kigomba kutugenga. Gukoresha internet mu kwiga no kwiteza imbere, kwirinda gukurikirana ibintu byose no kugisha inama abakuze bizadufasha. Yemerera nkubaza, wowe se bigeze bikubaho urara cyangwa wirirwa nta telefone ufite, wumva hari byacitse, wumva hari ibintu byagucitse byinshi cyane, nyamara aho uyiboneye usanga nta n'ibyacitse, usanga nta byagucitse, usanga rimwe na rimwe nta n'abantu bigeze baguhamagara. Byakubayeho se? Telefone yivugiraho bituma utita ku by'ingenzi wakwitayeho, cyangwa hari igihe byanakugizeho ingaruka mbi? Dusangize muri comment turushaho kwigiranaho. Ese hakorwa iki? Niki cyakorwa kugira ngo turushaho kunoza imibanire yacu ariko ikoranabuhanga ritubereye inzira nziza, ritubereye umusingi? Bye ni igihe cyo gukoresha telefone yawe, kuganira n'umuryango hatabayeho telefone, kuganira n'abantu muri telefone. Gira abantu physically kurusha kugira inshuti za online. Reka abantu bagukunde bakwemere physically kurusha kwita cyane kuri likes z'abantu utanazi. Tutazaba nkatanazi, vuga ibintu atanazi. Koresha imbuga nkoranyambaga zawe mu nyungu n'ubwenge, wiyungura ubumenyi, ibintu bishyashya byiga. Bityo bizakurinda kwangara, bikurinde no kuba imbata ya telefone cyangwa se n'ikoranabuhanga muri rusange. Byangiza ubuzima bw'ababikoresha, umutekano w'urugo se, w'umuryango, ejo hazaza h'abana. Akenshi bitangira ku bigeragezo by'inshuti. Ikigare, barambona bate, ese ninakora iki? Yewe katabirora we, waroye ukava muri ayo nyabusa. Rero ikoranabuhanga si ribi, ikibi nuko tugifashisha nabi. Hari abantu bizerera muri Sakindi, twakwita Sakindi people.
wowe uti Sakindi izaba ibyara ikindi. Teganya ntugire ariko kizera muri Sakindi. Muri kwihaze atwika ibintu. Uze gukurikira ikiganiro cyacu Ubuzima n'Abantu. Niba ukunze ikiganiro ukanda subscribe usangiza abandi. Kuno kuri ngoro kuri kubabaza ariko kurakiza. Kuko kubaka umuntu nyamuntu. Yari Bertrand Rwema nk'ibisanzwe Professor One. Icyo mufuriza no guhirwa Nyagasana barindi byago kandi abaguririmba ndabakunda cyane. Peace out.